Reka nizere ko mumeze neza mwebwe tubana kuri YouTube channel All Morning Update. Kora subscribe ni utarayikora ndetse n'abamaze kuyikora ndagushimiye cyane. Wowe utarakora subscribe yikande rero kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'amanengezi zitandukanye, investment platform, trading platform, ibintu byose kugihe ndetse n'ama airdrop barimo amafaranga. Si ninda tugiye kuganira kuri no Gmail Pharma. Ino Gmail Pharma mwese murabizi ko amafaranga yayo arabikurikisha na kujana n'ubu nahoze muri groupe mbereka ko maze kubikura amafaranga yangezeho rwose. Muriko murabyumva. Dore ngiyi payment banyandikiye ko yangeze amadolari 19 ndetse mwayabonye no muri groupe muribuka ko nabibasha yarenze mbereka ko yangezeho. Muriko murabibona irabikurika neza 100%. Ubwo rero nta bindi bintu we bigusaba usibye kujya creating email nyine mumaze ko bimenyera uko bikorwa. So sininda rero njanye ubundi buryo bushyashya nabonye burimo burakorwamo email muri telefone yawe. No kuvuga ngo hari ubwo nabahaye bwo gukora email bisanzwe ukamenya uko ikorwa. Ubwo batabizi wareba link nashyize muri description video, kubera ko video twakoraga video yabaga kuri WhatsApp, yavaga kuri YouTube barayisibye nyine, YouTube yarayisibye sinzi impamvu yayisibye. Noneho rero video twayimuriye muri Telegram channel. Ubwo icyo ukora urareba link nashyize muri Telegram muri description ya Telegram, uyikandaho n'ubundi ugahita uyunguka kuri video gutya ako kanya ni mwari link ya video n'ubundi uri kubyumva, ariko video ikaba iri muri Telegram. Ubwo rero icyo ukora wowe ni ureberaho ukareba video neza ukuntu nyine ushobora gukora email bakaguhemba. Ibyo ngibyo twarayikoze video y'uburyo babikura. Mwora n'indi video mbere ku buryo cyo ushobora guhabwa izindi mail uzo gukora muri telefone igihe bakubaninze. Nzanye ubundi buryo rero nanone ushobora kuza kwifashisha abantu mu bugerageze. Narabibabwiye ngo nshobora kubuguhereza bitewe na telefone ufite, bitewe na location, bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye wowe bikanga, ariko nzi ko hari abo bikora bigakunda. Nk'ubu nanjye ndabikora bigakunda. Muriko murabyumva, njya gufata video ari uko ibintu nabonye ko bikunda. Ubwo rero wowe ushobora kubikora wenda bitewe na location, bitewe n'ahantu uri, bitewe na phone yawe bikanga. Ubwo rero ntago wandenganya njye, ariko nzi ko ubwo bugiye bugerageje hari ababukoresha bugakunda. Ubwo rero twese ntago ibintu byaduhira nyine ngo bikunde, kimwe nuko nanjye hari ibyo ejo nazakora bikanga, ariko wowe kuri wowe bigakunda. Birashoboka cyane. Sininda rero tugiye kurebera hamwe ubundi buryo nari naberetse bwa mbere bwari bwo kujya kugenda ukagira ugakora drive ukayikora update. Murabyibuka ko ari byo nari naberetse mbere ku bwo ki ubikora drive ukayikora update. Wamara kuyikora update ukagira gute ukayikiriya amadata n'amakaches, ubundi ukagira gute ugakora email. Tugiye kureba ubundi buryo rero. Jya muri setting ya telefone yawe tudatinze. Setting ya telefone yawe uri kubyumva ifunguke nyine. Nimara gufunguka urascrollinga urebe ahantu handitse ngo Google. Uri kwabona handitse ngo Google, ahanditse ngo Google ni muri setting uko twaciye. Nitumara kwakanda baraza kuhita bagwereza ibigambo bimeze gutya. Icyo ukora urascrollinga urareba dore ahanditse ngo all services. Muriko murabona uragakura kuri recommended ukazane kuri all services. Muriko murabona numara kwakanda urascrollinga noneho hano uze urebe aha hantu handitse ngo phone number verification. Ahanditse ngo phone number verification niho ugira gute, niho ukanda ugiye kugira gute kugira ngo ubone ubundi bwo gukora email. Ukigera hanga rero urabona ko hano barakwereka ngo automatic verify phone number. Ahanditse ngo automatic verify number. Icyo ukora kano kandura ugakandaho nyine ukareka kukavivura kakavamo nyine. Murabona ko kavamo ubundi ugashyiramo na verification niba ifite ya telefone ugakupa nyine verification za phone number za automatic. Kuri yaho bagahita babikwereka ngo ukore biri automatic. Ubwo icyo ukora rero hano ukimara kubisoza uragira ino tab n'undi ukayikuraho ukongera ugatangira ukajya muri setting bisanzwe. Tugendane neza mu birebe. Ubwo ako kantu turagakoze. Tugisoza kugakora tugaruka muri setting, ubundi tureba handitse ngo users and account. Muriko murabona ukahakanda. Wamara kuza kwakanda bakagwereza email ufite muri telefone yawe. Icyo ukora urascrollinga ukaza ukirebera ahanditse ngo add account nyine ugiye kwadingamo email nshya. Ukimara kuza kwakanda ubwo urahitamo Google nyine nk'ibisanzwe. Murabizi ko ariho duca dukora email uri kubibona, cyangwa se dushyiramo inshyashya. Ubundi verifying telefone yawe nyine niba ari fingerprint, niba ari pattern, niba ari password kugira ngo nyine winjiremo. Ubwo tujya muri za system n'ubundi zo creating email bisanzwe. Ubwo kaza ugakanda create account. Muriko murabyumva for myself uri kubyumva. Warangiza wowe ugasubira muri ya bot kugira gute gusaba email nyine. Ubwo reka nsaba email nshyashya tuyikore nyine nkuko twakoraga iz'ubushize dina. Ubwo tugenda neza mu birebe. Ibi byo simbitindamo kuko video narayikoze uri kubyumva. Ugaselectinga Apple kagira gute 25,000 yego
Fema, ibi byo mwese muribuka ko nabikoze nyine muzi ukuntu bikorwa nta kibazo. Hano ubwo turajya kureba email baduhaye muri Gmail Fama, tugaruke tukare create own Gmail tukashyiremo next. Muri kubibona password turaza tujye hano bayitwihereye, murabizi ko ntabwo umuntu akoresha iby'abandi, ukoresha ibyo bakwihereye bo. Ubwo next uri kubibona. Iyo ubikoze neza, nzi ko wowe ushobora kuza kubikora bikanga, ariko undi birakunda. Muri ko murabyumva, hari uri bubikore bikunde, hari uri bubikore byange, uri kubyumva, ariko birakunda. Uri kubyumva. Ngewe rero impamvu mubona hano bigarutse bimeze gutya, bari kumbwira yuko nyine nagejeje zo kugira gute izo nagombaga gukora. Nkuko nabibabwiye kenshi, hari igihe ndi codinga video nge nabanje gukora nka research nyine, nkabanza ngakora nk'eshatu enye. Nk'ubu hano bambaninze maze gukora enye. Uri kubyumva. Ndavuga rero reka ndi coding video, ariko munabonye ko bikunda. Ubwo rero abenshi na muri video yabanje mwabonye ko ngewe natigeze nkora email ngo bikunde, kubera yuko nge nari nabanje kubikora mbona birakunda, ndi codinga nyine natikete kibyemerewe kugira ngo ndebe ese kuko biri limited bigeraho ngo nubundi nabyo bigahagarara. Icyo ukwiye kumenya nuko nyine nabyo ntago ari ibintu biramba ngo uvuge ngo ndakora email mpaka oya, ntago biramba. Akana ko nakantu wakora ugakora nk'email nkenye eshanu nanone bikongera bikahagarara. Ntago turabona uburyo buri official bufatika bwo kubufatisha ngo uvuge ngo ndafata telefone yanjye nkora email nibura 50 cyangwa se 100 bidahagaze. Ubwo buryo bwo ntabwo turabubona, gusa turacyashakisha nyine, tuzagenda tubuvumbura gake gake. Uri kubyumva. Ubwo nawe rero buno buryo wabugerageza ukareba ko bikunda. Uri kubyumva. Byakunda ugashyira muri comment igitekerezo cyangwa se uko wabibonye, ukaza kubwira n'abandi bakabona kuko bikora. Nkuko natangiye bivuga, bishobora gukunda wowe cyangwa se nibikunde nkuko nanjye ngiyewe byamaze gukunda, kuko byakunze. Nubwo ngeze aha bikibana, nge byakunze, ndabizi neza byakunze. Nabigerageje ngombye kujya gufata video ariko nabonye kuko birimo birakora. Uri kubyumva. Ariko inama nziza y'akagabo kurenza ibindi byose, egera inshuti n'abavandimwe, ubabwire umuntu uti niza kuri telefone gatoya, umusharinge network. Uri kubyumva. Numara kumusharinga network, wenda udakoresha na megaze cyangwa se na megagira, umwegere umubwire wowe video narayikoze narabesa no kuri Oromani uburyo ushobora gukoresha telefone y'undi muntu nana telegram agira, ukagira gute ugakora email muri telefone ye, amafaranga akaza kuri telefone yawe nyuma y'iminsi ukayabikura watanazi ngo ni ibiki. Uri kubyumva. Ushobora kujya ku rusengero, ushobora kuba uri mu nama, hari uwatanze ubuhamya, sinzi niba mwabwumvisha bari muri Oromani bw'uburyo kiwe akora ku ishansiye nyine. Iyo bagiye gutangira akazi, phone bazibitsa nyine, barazibitsa hariya, yangiza we agacreating ama email. Uri kubyumva. Kuri phone zirenga 200 acreating email. Ngaho umva buri phone niba yarakoragaho nibura email 5. Icyo kintu muri ko muracyumva. Email 5 kuri buri telefone, phone 200. Uri kubyumva. Ngaho umva ayo mafaranga. Ubwo rero ni ibintu nyine wowe ukiramo imbaraga, wowe wabigizemo uruhare cyangwa se ufite umuhata. Abantu mwumva ngo biragoye, ubundi se amafaranga yoroha abaho. Niba ushobora kuba ubaye ukora ikiyede, uzi neza kuhereza kuri etage. Uri kubyumva. Byoroshye kurusha kubwira umuntu uti wanije kuri phone mu minota 3 ukamukuyeho 1000 cyangwa 200. Ibyo bintu urumva bihura. Sinzi ukuntu abantu nyine dutekereza, dukwiriye guhindura imyumvire. Nta mafaranga y'ubona abaho hano online. Uri kubyumva. Amafaranga yose ushobora kuyatanga ikiguzi cyari cyo. Si ngombwa ngo ubutanze nawe amafaranga, ariko nawe hari ikiguzi bigusaba. It's not free. Uri kubyumva. Biragusaba niba ari umuntu ugenda umwegere niza kuri telefone. Uri kubyumva. Mwe muri ku rusengero, mwe muri kurepeta, mwe muri kwishansiye nk'abandi, mwe muri hehe ku ishuri, hehe hose ugafata telefone ugacreating email. Ubundi cyo ugomba kuzirikana kuri cy'ingenzi nuko za email ubu maze gucreatinga uzirimuvinga muri telefone, nkuko nabiberetse muri video mwabonye ukuntu izo email zivamo. Muri ko marabyumva. Ubwo rero ukajya uzikuramo, n'ubundi telefone ikagumana email imwe niba ari 2 ikagumana za email, nta kindi kintu kiyongereyeho. Ndabashimiye rero abo biri buze gukunda. Muri comment rafunguye mu nyandikire mumbwire uko mwabibonye, nabo biri bwange nyine mwambwira. Nabwo n'ubundi ndabizi ko natangiye mbivuga ko bishobora kwanga cyangwa se bigakunda. Natangiye mbivuga kubera ko nzi ko bibaho, hari igihe bamwe byanga ariko abandi birakunda. N'ubu ngiye gufata video kuko nge byakunze. Uri kubyumva. Ubwo rero nakanga kana ko ni mukagerageze.